gahunda nito murase mu kiganiro urukiko aho mubana n'amavenge ndetse na Sudi. Uyu muri kubona ku ruhande rw'iburyo bamwita Sudi, nawe je ndi mavenge. Tukaba tugiye kubana muri iki kiganiro. Mbere ko dutangira, reka mbanze mubwire yuko iki kiganiro cyitwa tumurase, ariko ukaba ugikurikira muri sobanukirwa. Ariko mavenge, hari akantu gato cyane wari murambwira ngo uraza kuba wabanza gucishaho mbere yuko dutangira ikiganiro. Hari akantu gato none nakubwiye nza kubanza gucishaho, ariko ikintu cya mbere cyo bakwiye kumenya ko ari twe bacamanza bakuru, kandi ni natwe bavoka cyangwa se bakwiye kubimenya. Ni twebwe bavoka kandi tudafite n'ahantu twigeze kubyiga na hamwe mu Rwanda, kandi nta tegeko riduhana. Ikindi, aya makuru wayakunze uradufollowinga, waba utayakunze ukazamuka wihuta cyane. Ibyo ntabwo ari ikintu kikabije cyane, ubikora ubikunze. Banza ucishaho kagatangazo, ubundi dutangira tumurase, tunababwira n'uwo tugiye kurasa kuri uyu mwanya, ndetse bamenye niyo ugiye kuba yaca isheni kuri liste y'abantu tuzarasa. N'abatindiye rero, hari ababa badutumye ndamenyesha cyangwa se turatanga itangazo ry'abantu bakeneye akazi. Uruganda rukora software mu Kajagari rukeneye abakozi, aribo aba bakurikira. Nko mu batwazi twabaramo nk'abantu bashobora kuba bagonga imikindo myinshi kuko nta tegeko rihana ibyo bintu. Abandi bakozi tukeneye abandi bakozi bashobora kuba bazi kubeshya cyane. Abo ngabo turashakamo nk'aba Aisha. DJ kigabanya akazi kigato. So twababwiraga yuko rero aya makuru ntabwo aba yizewe, ariko iyo yizeye nabyo nta kibazo bitewe n'imyumvire yawe. Gahunda ni tumurase. Nta kindi kiba kituzanye nk'uko uri kubivuga. Gahunda ni tumurase, urumva muri uyu mwaka. Ariko uretse ho gato, imbundi imeze neza fresh ndumva ibintu byose coaching bumva ukuntu tugiye guhita tujwiga ariko umuntu ndumva imeze neza cyane. So twihute cyane, uyu munsi tugiye kurasa nde? Ese bimeze bite? Tugiye kumuhora iki mavege? Ndakiye kumuzi ubundi nta kibura imvano, gusa kuri ubu ngubu ikintu cyiza nuko tureba ibikorwa biriho bizima tukabishima, ibibi tukabinenga, ari nacyo kizajya gituma turasaba ufite ibikorwa bibi uwo ngo turamwasa twita tumurangiza. Ihute tubwire ikintu tugiye kuba twarasira uyu muntu, ndetse unatubwire n'amazina ye, utubwire n'icyo yakoze. Fasta ihutishe. Tugiye kurasa umuntu bita Emeline, uyu mwana w'umukobwa. Uyu ni umukobwa utaratanze isura nziza mu banyarwandakazi cyangwa se muri bagenzi be aruta, kuko yasize isura mbi aho yafataga icupa rya Heineken arikoresha imibonano mpuzabitsina. Icyo kintu nacyumvaga. Nandi kibazo ro icupa urimo urushyira ahantu. Fata icupa rya Heineken nurangiza urikoresha imibonano mpuzabitsina. Noneho nawe kadage wituzana ka kantu urimo uragira Heineken. Noneho ngewe ntabwo nyizima Heineken, naraziretse kuko ziriya nzoga urumva ko nyine abagabo bose ama Heineken bari baguze, abagore babo bahise bayafata bayekubita munsi y'uburiri baca ruhinga abagabo babo. So kubw'iyo mpamvu nta handi ibi byaturutse ku mukobwa waje kuba yakora ubuvumbuzi, akabona ko icupa rishobora kuba ryakurikirana ku nsutsu flash. So reka tumenye ngo bimeze bite. Yaje arishyana uriya mukobwa kuko sinzi niba yarabaga mu gihugu cy'u Rwanda, ashobora nko kuba yarabaga ni umunyarwanda bro. Yanakoraga afite YouTube channel yakoreragaho, ndetse ni n'umunyamideli. Urumva ko ibintu yabikoreraga ahubwo mu rwego rwo kugira ngo twihanize abantu bose nk'aba ngaba, ndetse n'abandi bafite imico idafite pfunaguru, cyangwa se mu rwego rwo guca uwo muco tugiye gukora icyo bita tumurase. Ese imbunda yaracyameze neza? Imbunda irakoshinze, ibintu byose biruzuye, ndumva n'abantu barenze umwe turabarasa. Let's go coaching. Mbere kumurasa uri kumubona mu gipimo neza? Ndamufite neza. Shyira kwibondo. Bahera ku mabuno. Hera ku mabuno. Uretse ho gato ongera ukocinga cyangwa reka rivamo. Bivamo. Wakocinze tumurase. Are you ready? Kumurangije man. Turaza gukurikiza wonde. Kira gikobwa rero turakurikizaho umukobwa. Reka turebe nawe, urabona muri no minsi uretse batwandikira muri comment umuntu bashaka ko turasa, ariko ngiye ku giti cyanjye turajya ko tuzahita dupomora bomora Rocky. Hari akantu abonye yarimo aravuga ibintu bigeneye n'ibiki
ndashaka ko tuza kumubomora ariko tutarajya kuri Rock Momo uyu mugabo reka tube tumubitse tubanze twumve comments z'abantu ikintu babivugaho hanyuma tutaramubomora noneho ntabwo tuvuga tutabomoye abandi ndaza kwibasira igitsina gore muri ino minsi urabona ko ibintu by'ubusinzi birasa naho byakabije cyane uragira ngo tubomore undi twabomora misi buretse tureka kumubomora reka tumubomore ejo uzi impamvu reka biri kuba birebire kandi amasaha ari kudusiga tugiye mu kazi kandi urabona imodoka nayo iparitse ahagana hejuru gutya nshobora gusanga yamanutse wakintu reka ntange itangazo noneho twifire muri studio baze kuduha turaza kubomora baze kuduhitiramo tubomora hagati ya Rocky ndetse na ndamwibagiwe nyibutso ubwo yagiye baraza kutwibutsa tubomora wa kabiri twamuvuze ngo wamwibagiwe nawe noneho reka ntange itangazo uruganda rukora Subway Colombe mu Kajagari rukeneye abakozi aribo abangaba bakurikira turavuga nko mu bashoferi twavuga abantu bazi gutwara kandi bakaba imikindo bayimarira ku butaka rwose dore ko itegeko ryemeje ko aba bantu batazigera bahanywa na gake dukomeze n'amakuru arimo kuvugwamo wenda nk'ahantu hamenyesha akazi turamenyesha nawe uba wandogoye kabisa turamubomora ariko bara neza ariko jya wambara neza urimo uravuga byinshi wakintu amasaha yansize mvuye kwitaba boss watanga itangazo rimwe bivuge mu ijambo rimwe abantu bose ndetse amaguruka n'ubushoje abantu bose bafite rekera bavuze amajambo menshi ibyo tuzabikomerezaho harabura kanyuma bakakamenya tugahita tugenda ijambo rimwe abantu bose bafite amacupa ya Heineken bamenye ko uruganda rwaje kuyasaka kandi uwo uyasangana nta gihano kimuhama nawe ndahita ngutanga ku rukiko ndaguha ijambo rimwe ugiha amajambo 5 sawa ciao ciao kubonana mu biganiro ni tumupomore tumulase